mumaze igihe kirekire mwumva ikijyanye na AI mu Rwanda, ndetse aho yamaze gufata intera nini cyane, bagiye batanga amahugurwa agiye atandukanye ku bantu batandukanye, haba muri education cyangwa se mu nzego zitandukanye zo mu Rwanda. Uyu munsi wenda tuze kuganira mu by'ukuri nyuma y'uko wenda mugiye mwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, aho mwagiye mwibaza muti se leta y'u Rwanda cyangwa se leta irimo kutuganisha mu ikoranabuhanga. None dore igisubizo kiri hano, u Rwanda rugutera indi ntambwe ikomeye. Igihe kirageze ngo abakozi bose ba leta bagira ikoranabuhanga rigezweho, ibyo twita artificial intelligence. Si amahitamo, si amahugurwa yo kwishimisha, ni itegeko kandi ni urugendo ruganisha igihugu ku bukungu bushya, serivisi nziza n'imiyoborere igezweho. Uyu munsi rero turasobanura neza impamvu aya mahugurwa ari ingenzi, uko azakorwa n'icyo bisobanuye ku mukozi wese wa leta, by'umwihariko abayobozi, abarimu, abakorera mu nzego z'ubuzima, ibi nabo birabareba. Ahangana kuri Tera TV, ndagira ngo nkubwire nimba utabakana subscribe, kumva ko ari ngombwa kuyikanda uyu munsi, uyikande nanjye usangize n'abandi ino nkuru, kuko hano honyine uzabona ibiganiro nk'ibi ngibi. Icya mbere ni uko Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ku bufatanye na Mini ICT yatangaje ko abakozi bose ba leta bagomba kuba barangije amasomo y'ishingiro ya AI bitarenze ku itariki 31 z'ukwa mbere 2026. Impamvu isi irihuta kandi igihugu kidashyira imbaraga mu ikoranabuhanga kiba kigiye gutakara ku ruhando mpuzamahanga. Ibi byavuzwe cyangwa se byahujwe na version ya 2050 cyangwa se na version ya 2050 na NCT2, byose bigamije kubaka igihugu gifite ubushobozi bwisumbuye mu ikoranabuhanga. Amahugurwa y'ubwayo ni ubuntu, nta mafaranga azacibwa ku muntu uzitabira cyangwa se ngo bagire ikindi kintu bamubaza, ahubwo azakorerwa kuri internet kandi atangwa n'amashyirahamwe mpuzamahanga yizewe. Icya kabiri, ntitugomba kwibeshya, ibi ntabwo ari ibintu byo gufata mu buryo bworoshye. Leta irabivuga mu ijwi riranguruye cyangwa se ritomoye, yuko udashoje amasomo mu gihe cyagenwe azafatwa nk'utubahirije inshingano ze. Ibi bivuze ko abayobozi b'inzego zose basabwe gushyiraho amatage mpuruza mu gutanga isaha imwe ku bakozi buri munsi yo kwiga no gukurikirana buri muntu ku giti cyiwe. Icya gatatu ni uko nyuma yo kurangiza amasomo buri mukozi agomba gushyira icyemezo cye muri systeme ya IPPS, hanyuma urwego akoreramo rugatanga urutonde rw'abarangije amasomo mu nzego nkuru za leta bitarenze ku itariki 15 z'ukwa kabiri 2026. Ni gahunda rero ifite umurongo, ifite ishingiro cyangwa se inshingano, kandi igira icyo isaba buri wese uyu munsi. Muze kugima rero wenda twinjiye mu kino kiganiro basomera ino letter cyane cyane yuko wenda ariho hakubiye bino bintu, noneho mwumve namwe icyo musabwa. Ubundi iyi letter yasohotse agana ku itariki 2 z'ukwa 12 2025, ndetse ikaba yarandikiwe abayobozi b'uturere bose binyujije kuri Honorable Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Impamvu ni amahugurwa y'ikoranabuhanga mu busanzwe yo twita AI agomba kwitabirwa n'abakozi ba leta bose. Nyakubahwa Meya, Ministre y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotora ku bufatanye na Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho na Innovation, Mini ICT yatangaje gahunda y'igihugu yo kongera ubushobozi inzego za leta kugira ngo zikoreshe neza kandi mu buryo buboneye ikoranabuhanga mu busanzwe bita artificial intelligence cyangwa se AI. Uyu mushinga ujyanye n'inteko cyangwa se n'intego z'igihugu ziri muri version 2050 n'ikigega cy'iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga NCT2, bigamije kubaka abakozi ba leta bashoboye bazigenga ku bijyanye n'ikoranabuhanga kandi biteguye ejo hazaza. Muri urwo rwego ndagusaba kumenyesha ko abakozi bose ba leta bo mu nzego muyobora, harimo abarebwa n'uburezi n'ubuzima, bagomba kurangiza amasomo shingiro ya AI bitarenze tariki 31 z'ukwa mbere 2025. Aya masomo ni ubuntu, akorwa mu buryo bwihariye byo twita self-paced, kandi atangwa n'amashami mpuzamahanga yizewe. Kubera akamaro k'iyi gahunda ku rwego rw'igihugu, ishyirwa mu bikorwa ryaryo irakomeye kandi risaba inyuzwe n'inshingano. Umukozi wese wa leta utazubahiriza amasomo cyangwa se utazasubiza amaso inyuma ngo arangize aya masomo mu gihe cyagenwe azafatwa nk'utubahirije inshingano, kandi ingamba zo kumukosora zizafatirwa mu buryo bwubahiriza amategeko agenga umurimo wa leta. Mu koroshya ishyirwa mu bikorwa, dusaba ko mu rwego muyoboye mushyira imbaraga mu gukurikirana no guhuza ishyirwaho ry'ayo mahugurwa mu nzego zose, mugakwirakwiza cyangwa se mukamenyesha abakozi amahugurwa abateganyirijwe
uburyo bwo kwiyandikisha n'andi makuru yose akenewe. Mu rwego rwo gukurikirana no gusuzuma uko abakozi bitabira, ushinzwe abakozi HR mu rwego muyobora agomba gukurikirana buri mukozi akoresheje uburyo butangwa na Mini ICT kandi atangire raporo ku rwego rushinzwe abishinzwe. Murasabwa kandi kugenera abakozi isaha imwe ku munsi kugira ngo babashe gushaka umwanya uhagije wo kurangiza ayo mahugurwa. Nyuma abazarangiza, umukozi wese agomba gushyira icyemezo cy'amahugurwa muri system ya IPPS ndetse iyi system muyizi kugira ngo byemezwe kandi bibikwe. Murakangurwa nanone gusabwa kohereza urutonde rw'abakozi barangije amahugurwa mu rukiko rw'abakozi rwa leta twita NPSC, kopi igenerwa Mini ICT na Minifotora bitarenze ku itariki 15 z'ukwa 2 2026. Ibaruwa ikuyemo ibikurikira: cy'igitekerezo cyabyo bita concept note gisobanura amahugurwa, PPT y'amabwiriza yo kwiyandikisha no kubona uburyo, ikindi urupapuro rwo gutanga raporo ku rwego rw'inzego. Ku bindi bisobanuro mwahamagara Madamu Doralene Gatesi kuri nimero batanze cyangwa kuri email, na Bwana Parfait Intwari Jimmy kuri email nayo yagaragajwe hamwe na telefone. Murakoze. Ni Ambasaderi Christine Urukinka, Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Kopi ihabwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe na Honorable Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Mini ICT, umunyamabanga nshingwabikorwa wa NPSC Kigali. Ngo iri tangazo wenda ku bantu badukurikirana buri munsi mwagiye muri tubaza senga ibintu n'ukuri, ariko ndajya mbabwire yuko nyuma y'uko leta bagomba kubona yuko nyine umukozi wa leta wese ufite ahuriye n'uburezi cyangwa se n'ubuzima agomba kuba azi ikijyanye na ICT, bateganyije n'amahugurwa agomba kuzakorwa kandi mu buryo bwa online, cyangwa ibintu bivuga ngo wenda urigisha ukoresha internet, noneho nyuma result cyangwa certificate bazaguha bitewe naho winjiriye cyangwa se nuko warangije kwiga neza, ukazayishyira muri system ya IPPS. Ahangane harimo sha document za Minifotora ikagenderamwo ireba wenda byibuze nimba ufite qualification runaka na certificates ugiye ufite zose ziba ziri muri iyo system. Ikindi uko bavuze yuko nyuma yuko bino bintu bikorwa uzashamo iyo certificate uzaba warabonye kandi utazobereza ano mategeko cyangwa se ano mabwiriza cyangwa se utazitabira no mahugurwa azatangwa ku buntu, ashobora kuzabiryoza hakurikijwe amategeko agenga umukozi wa leta mu Rwanda. Reka twumve yuko wenda buri wese ufite aho huriye n'uburezi cyangwa se n'ubuzima bino bintu mureba kandi agomba kuba yarangije kwiga bitarenze ku itariki 31 z'ukwa 2 2026 kugira ngo bitazamugiraho ingaruka mbi mu gihe kizaza. Aha ngaha kuri Tera TV najya wenda nzi ko hari no tangazo risohotse vuba, ariko mutari musobanukiwe neza. Nezera ko turi kumwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Niba wagize kano kanya ukaba utabakana subscribe cyangwa se wumva rero kuyikanda uyikandeho usangize n'abandi bose inkuru zacu zibageraho ku gihe. Turagukunda cyane kandi tugushimiye. Ikiganiro cyo ni kigaruka. Ciao ciao.